babikoraga, no muri iki gihe abantu barabikora. Mu rusengero ugasanga hari abantu batemerana, hari abantu batumvikana, hari abantu batemera umuzuko, hari abantu batemera ubwami bw'Imana, ahubwo bo bagatumbira ingororano yo mu isi. Ariko icyo mbasabira mbifuriza ni ukutaba nk'aba bantu, nk'iri torero ryo rya Kiyuda, ahubwo mukababera b'Imana, mugakiranuka, mukemera Yesu nk'umwana w'Imana. Kandi ikintu mwagakwiye muri iki gihe, muri ibi bihe, twagakwiye kwemerera Yesu akayobora ubuzima bwacu, tukagira umutima umwe, tukirinda amacakubiri, tukaba ubwoko bumwe, nk'uko nitujya mu ijuru Yesu Kristo atazavuga ngo aba bari abaki, aba bari abaporoso, aba bari abadivantisite, aba bari abaki. Twagakwiye kwemerana kugira ngo mu bwami bw'Imana tuzabushikeho twejejwe. Nta muntu ufite amacakubiri uzajya mu ijuru, nta muntu uronda uzajya mu ijuru, ahubwo twese duhamagariwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro abe muri mwe, agere ku baturanyi no mu miryango yanyu ndetse n'igihugu cyanyu muri rusange. Mbahaye ikaze. Uyu munsi twaje mu kiganiro kivuga ku itorero rya Kiyuda. Tubibutse mu kiganiro cyabanje twari twavuze ubwoko bw'abantu bari mu itorero rya Kiyuda. Twari twabonye ko harimo ubwoko bw'abantu batandukanye, twari twabonyemo amoko atandatu. Irya mbere harimo abafarisayo, hakazamo abasadukayo, hakazamo abanditsi, hakabamo abazerote, hakabamo abaherode, hakaza n'abasoresha b'ikoro. Rero ubu bwoko bw'abantu batandatu bari muri iri torero rya Kiyuda, hari ikintu kimwe kibaranga, ntabwo bumvikanaga. Ahantu hari umufarisayo cyaraziraga kuhagarara umuzerote cyangwa ngo hagarare umusadukayo, ntabwo bumvikanaga. No muri iki gihe hari igihe bikunda kuba mu matorero, ukabona abantu babana mu rusengero ariko batumvikana, yemwe bakanabana muri korari. Muri korari umuntu utumvikana n'undi bakaririmbana ariko batumvikana, ku buryo atagerageza gutondana nawe ku murongo. Wabona babashize ku murongo umwe begeranye, umwe akimuka akajya inyuma cyangwa akajya imbere kubera ko batumvikana. Rero ibyo ngibyo ntabwo ari agasha, nta gasha bazanye, na kera byarahabaga. Ariko Yesu yatubereye inkingi n'urugero rwiza rwo kubana neza amahoro. Rero turi kuvuga kuri aba bantu ibyabarangaga. Ikiganiro cyabanje twavuze ku bafarisayo, twabavuzeho cyane. Abafarisayo tubasobanura ibyabarangaga. None uyu munsi twaje ku ba kabiri bitwa abasadukayo. Tubibutse ko abafarisayo, ko twabavuze mu kiganiro cya mbere, twavuze ko abafarisayo bwari ubwoko bunini cyane, bari abantu benshi cyane, urebye cyari nka 1/2 cy'urusengero, nibo bari benshi. Rero uyu munsi aba tugiye kuvugaho ni abasadukayo. Abasadukayo icyabarangaga cyane ni uko bari abantu bakeya. Bo bari bake cyane ugereranije n'abafarisayo. Rero aba basadukayo uko batumvikanaga n'abafarisayo, bari bake ariko ntibanumvikane. Rero mu byabarangaga bimwe tugiye kuvugaho muri iki kiganiro, icya mbere cyabarangaga nuko tubivuzeho, bari bake cyane kandi ari n'abakire. Bari bake bakaba ari n'abakire. Ubwo rero kubera ko umuntu iyo ari umukire aba afite umwanya ukomeye mu rusengero. Mu by'iki gihe iyo umuntu ari umukire mu rusengero, niwe usanga afite inshingano nyinshi, niwe usanga ari umuyobozi, niwe usanga ahagarariye ibyumba by'amasengesho, niwe usanga ahagarariye ivugabutumwa, niwe usanga ahagarariye ibikorwa bigiye bitandukanye byo mu rusengero, kubera ko ari umukire. Rero n'aba basadukayo bari bake cyane ariko bafite ingingo yihariye, ari abakire. Bari abakire. Hanyuma kubera ko babonye ko ari abakire, babaha n'icyubahiro. Rero icyo cyubahiro cyabagombye kuvirwamo abatambyi. Abatambyi b'itorero rya Kiyuda bavaga muri ubu bwoko bwitwa abasadukayo. Nta n'umutambyi wigeze ubaho waturutse mu bafarisayo, ahubwo abatambyi bose baturukaga muri ubu bwoko bwitwa abasadukayo.
kubera ko bari bakeya cyane. Hanyuma ikindi bakaba n'abakire. Iyo umuntu ari umukire mu rusengero arayobora, agira inshingano, baramwubaha. Rero n'aba basadukayo bari bake cyane, hanyuma kubera ko bafite amafaranga barabubaha, baha icyubahiro. Ni nawo muryango waturukagamo cyangwa wakomokagamo abatambyi. Hanyuma ikindi cya kabiri cyabarangaga, nibo bari abacamanza bakuru. Bari abacamanza bakuru cyane, ni ukuvuga ngo nibo bacaga imanza z'Abisirayeli, nibo bacaga imanza z'abakristo bo muri ririya torero, nibo bari bacaga imanza zose, nibo baregerwaga, nibo baregeye igihe Yesu Kristo yaje mu isi agatangira gukiza abantu ku isabato, akagaburira abantu ibihumbi. Abantu bakagenda bakarega Yesu ngo ari gukora ibitangaza ku isabato, ari gukiza abantu, ibintu nk'ibyo. Rero abo baregeraga ni abangaba bitwa abasadukayo. Noneho bagaca iteka, bakagenda bakagucira imanza, bakagushinjura. Mbese nibo bari bafite itegeko ryo kwica no gukiza. Aba basadukayo bari mu itorero. Tubibutse ko turi kuvuga itorero rya Kiyuda. Abantu bari barimo uyu munsi turi kuvuga ku basadukayo. Bari bake cyane kandi ari abakire, noneho hagaturukamo abatambyi. Ikindi cyari kiyongeyeho, bari n'abacamanza bakuru. Abacamanza bakuru b'urukiko rw'ikirenga nibo baturukaga muri uyu muryango. Ikindi cya gatatu cyabarangaga abasadukayo, ntabwo bemeraga umuzuko. Abasadukayo baratekereza kugira ngo ube uri umutambyi, icya kabiri ube uri umucamanza mukuru, ariko utemera umuzuko. Ubu birababaje, biteye n'agahinda kubona pasitori utemera ko azazuka. Birababaje, biteye agahinda kubona umuntu ukomeye mu rusengero cyangwa mu idini runaka, mu icaci, atemera umuzuko. Ubu hari abantu batemera umuzuko, ibyo wavuga byose atemera ko hari umuzuko uzabaho. Hari abantu batabyemera, ariko bibutse ko umuzuko uzahaba, kuko na Yesu Kristo yarazutse. Niwe yabaye ikimenyetso cy'uko n'abera b'Imana bazazuka, kandi n'umuntu utarakoze neza nawe azazuka, kugira ngo acirwe urubanza rw'ibyo yakoze. Rero aba basadukayo ntabwo bari barigeze bemera umuzuko. Ikindi cya kane, ntabwo bigeze bemera ubundi buzima nyuma yo gupfa. Bemeraga ko iyo umuntu apfuye aba apfuye birangiye, nta bundi buzima, nta kundi kubaho, ko iyo umuntu apfuye biba birangiye, atazongerwa kwibuka mu isi, ndetse n'iyo agiye atazongera kumenywa. Bitazongera kumenywa, nk'uko ugenda ugafata insina cyangwa se ugafata ikintu runaka ukagitema ntikizongere kuzuka ukundi. Nabo niko bemeraga ko umuntu upfuye atazongera kubaho ubundi buzima. Hari ikindi kintu batemeraga, ntabwo bemeraga abasadukayo, ntabwo bari barigeze kwemera abamarayika. Bemeraga ko nta mwamarayika ubaho. Bari bazi ko nta marayika ubaho, kuko ibintu bakoraga byose bari bemeraga ko nta mwamarayika uturutse mu ijuru wigeze ubaho. Bemeraga ko nta marayika ubaho. Icyo kintu cyarabarangaga. Ni ibintu bitatu batemeraga cyane. Icya mbere, ntabwo bemeraga umuzuko. Icya kabiri, ntabwo bemeraga ubuzima nyuma yo gupfa. Icya gatatu ni uko batemeraga abamarayika. Niba ushaka kubimenya, ujye mu gitabo cya Matayo igice cya 22, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 22 umurongo wa 23 ukomeze. Urabimenya, wumva abasadukayo ibintu bari bagenderagaho, ibyo bemeraga. Ndabibutsa ko abafarisayo twavuze mu kiganiro cyabanje, abafarisayo bo bemeraga umuzuko. Bemeraga ko umuntu azapfa akazuka, bemeraga abamarayika, bemeraga ko umuntu yapfuye ajya mu bundi buzima. Ariko abasadukayo ntibabyemere. Ubwo mu yandi magambo, abantu batemeranyaho ibintu ntabwo bumvikana. Iyi ni impamvu nyamukuru yatumaga batanumvikana. Ubwo rero abafarisayo bo bemeraga umuzuko, ariko abasadukayo bakavuga ati muramenye nta muzuko ubaho.
Eh, ibyo bigatuma batumvikana. Niyo mpamvu hahoraga amakimbirane mu rusengero, hahoraga amakimbirane uko bari babayeho. Ndabibutsa ko hari igihe uyu Pawulo, umukozi w'Imana Pawulo wahinduriwe amazina. Mbere atarendurirwa amazina yitwaga Sawuli. Hanyuma Imana imuhinduriye amateka, imuhaye agakiza, yitwa Pawulo. Bigeze kumufata umunsi umwe, baramufata bamujyana mu rukiko. Bamujyana kumushinja. Bamujyanye mu rukiko, mwibuke ko abasadukayo nibo bari abacamanza, nibo bari abantu bafite ijambo mu rusengero. Noneho bafata Pawulo bamushyira abasadukayo cyangwa urukiko rukuru. Noneho baramubaza ngo ubundi Pawulo, wowe uzira iki? Hari ijambo yarabasubije ngo ngewe nzira ko nemera umuzuko. Mwibuke ko ikintu cya mbere cyarangaga abasadukayo nuko batemeraga umuzuko. Hanyuma bafata Pawulo bamujyana mu rukiko bamushinja ko yemera umuzuko. None ibaze, none icya kabiri, abantu bamufashe bakamujyana ni abafarisayo. None abafarisayo bamujyanira abasadukayo ngo bamucire urubanza. Amara kuvuga ngo ngewe ndazira ko nemera umuzuko. Noneho babura icyo bavuga. Abacamanza b'abasadukayo babura icyo bavuga. Kandi hari n'abandi bacamanza bakeya baba baraturutse mu bafarisayo. Noneho n'abasadukayo harimo abacamanza benshi, mu bafarisayo harimo bake. Ubwo noneho bahuriza mu kintu kimwe. Umuntu aravuga ngo njye barandega ko ntemera umuzuko. Noneho ibyo bintu yatuye harimo abemera umuzuko n'abatawemera mu bacamanza. Ubwo muri uwo mwanya bazabiranwa no babura urubanza bamucira, babura uburyo baca urwo rubanza. Baravuga ngo uyu muntu mumureke agende, kuko hari harimo abemera umuzuko n'abatawemera. Baravuga bati uyu muntu nta rubanza tumubonaho, mumureke yigendera. Rero aba basadukayo turi kuvugaho, ikindi cyabarangaga bari indyarya mbi. Tekereza kuba uri umuntu w'umutambyi ariko utemera umuzuko. Ibyo bintu byateraga agahinda n'umwiryane mu itorero. Ibyo bintu bigatuma abantu batumvikana n'abakristo. Rero ibyo bintu bakoraga no muri iki gihe abantu barabikora. Mu rusengero ugasanga hari abantu batemerana, hari abantu batumvikana, hari abantu batemera umuzuko, hari abantu batemera ubwami bw'Imana, ahubwo bo bagatumbira ingororano yo mu isi. Ariko icyo mbasabira mbifuriza ni ukutaba nk'aba bantu, nk'iri torero rya Kiyuda, ahubwo mukababera b'Imana, mugakiranuka, mukemera Yesu nk'umwana w'Imana. Kandi ikintu mwagakwiye muri iki gihe, muri ibi bihe, twagakwiye kwemerera Yesu akayobora ubuzima bwacu, tukagira umutima umwe, tukirinda amacakubiri, tukaba ubwoko bumwe, nk'uko nitujya mu ijuru Yesu Kristo atazavuga ngo aba bari abaki, aba bari abaporoso, aba bari abadivantisite, aba bari abaki. Twagakwiye kwemerana kugira ngo mu bwami bw'Imana tuzabushikeho twejejwe. Nta muntu ufite amacakubiri uzajya mu ijuru, nta muntu uronda uzajya mu ijuru, ahubwo twese duhamagariwe